burya si uko Imana itakubabariye wowe unanirwa kwibabarira barwanira kuki nakoze ibintu gusa kandi twese niko duteye akabantu benshi iyo yakoze icyaha niyo yasobanukwe yuko Imana yimubabariye biramugora kwibabarira cyane cyane iyo ari icyaha cyagaragaye hanze isoni z'uko icyo wakoze cyagaragaye hanze zitinda mu kuvamo icyo ngicyo rero ni kimwe Satani nawe akunze kubyongeraho akagushyira muri icyo kintu kuko Bibiliya kugira ngo umurezi wa bene data yakuza waravuga ati ibyo byose biriya bintu wakoze nta n'uko Imana yakubabariye ishobora no kukubabarira kandi Imana yarakubabariye si ukwibabarira icyo ngicyo rero kugira ngo impamvu umuntu atinda kumva gifite umutima icya gatatu rwose niyo wabisobanukiwe Bibiliya ifite ikintu bita inkovu z'ibyaha inkovu z'ibyaha hari ibyaha wibuka kandi bikajya bigaruka kuko warabikoze ni iyo wakomeretse ahantu ntabwo inkovu iki hari ibyaha ukora ntibizibagire umuntu wasambanye ntabwo ajya yibagirwa uko basambanye uwakuyemo inda ntajya yibwira uko yibwira wari iki kintu cy'umuntu kimusubize iyo umubonye hari umutima ukubwira buriya muntu wamutwaye iki izo ni inkovu z'ibyaha niyo Imana yakubabariye urabyibuka hari inkovu z'ibyaha ariko uzatuka ikintu kibaho ikintu kimeze Imana yampaye isezerano amaraso ya Yesu atweza ibyaha byose cya kabiri ibyaha nyaturiye Imana n'uburasirazuba hitamo ubwengero bwabyo niko Imana ishyira kuri bicukuro byabyo icya gatatu mwibabarire iyo wasabye Imana imbabazi ujye wibabarira icya kabiri nuba wagikoze kikaba public mbere kizira yihute yo gukira inkovu z'icyaha niba wagikoze kikavuga ku karubanda saba imbabazi ku karubanda mucyature ku karubanda mbere wanditse kiriya kintu nakoze wari umwari ndabyumvise ko byabaye koko byarabaye ndabisaba Imana imbabazi namwe mubabarire icyo gihe niyo wagatangiye kuvuga ngo gatatu icyo kintu yarakihari uhita Satani wamwanditse agapfukamunwa ariko iyo yihishe arakomeza agakizwa reka dukomeze ikindi kiravuga ngo hari icyo mwavuze ku muryango wagerageje mubane amahoro bikanga warasabye n'imbabazi gukiranuke ariko bikanga wakora iki itabaza ryawe ryaka umugabo ukamukorera byose ariko ntakwereke urukundo wakora iki nagira ngo dusabe ibibazo byamaze kuba byinshi twahagaritse kwakira ibibazo reka mvuge ko hari ibibazo bitari byo gusubizwa muri rusange ingo nyinshi zifite ibibazo ariko zifite ibibazo bitameze kimwe si byo nshuti z'Imana iyo wumva uremerewe uri umukristo mu nzu y'Imana egera umukozi w'Imana muganire kuko buri rugo rufite umwihariko wabo iyo dusubije kujya muri rusange kandi buri muntu bareba bazamuca umutwe bareba bazamuca ugutwi twabura kwihangana kandi atari igihe cyo kwihangana tuba tutazi igisubizo kitari cyo rero iyo umuntu aremerewe si byiza ko wifashe urugendo uri wenyine shaka iki nabonye ibibazo bibanye umuntu byinshi atabasha gutekereza neza ushobora no gukora amahano ushobora no kwiyahura hari abantu biyahura ko umugabo yaramwanze cyangwa umugore yaramwanze akaba yakwigirira nabi cyangwa agatongera akagenda abantu bakazamuka rero kugira ngo mu mana babaho witwaze wenyine kugira abakozi b'Imana si byo numva ariko nabivuga reka dukomeze ni byinshi ese ukundana n'umusore mufite n'igihe cyo kubana ariko famille igahindura ibyo mwiyemeje ntagire umusore ntagire uruhare mu gufata umwanzuro uwo musore mugeze mu rugo rwanyu n'ubundi umuryango we si wo wazajya ufatira urugo rwanyu umwanzuro igisa nacyo kirabaza ngo ese bakundanye n'umuntu mukiyereka n'imiryango ndetse n'inshuti yewe mwaremeje n'igihe muzabana ariko nyuma yo kwiyerekana agahindura gahunda ntakubwire n'igihe nyacyo wabigenza
n'ikindi bisa nanone, ese ubaye ufite umuntu mukundana wamujyana iwanyu ntibamukunde kubera akarande iwabo bafite, kandi koko wareba ukabona nibyo, ese wamureka ukumvira umuryango cyangwa wakomeza ukamukunda mukazafatanya mugaca akarande? Ese ubaye ukomeje kumukunda ntiwaba usuzuguye umuryango? Murakoze. Ibyo bibazo mugerageze kubisubiza birasa. Amagambo magufiya, icya mbere kiba zakizana mu giterane cy'urubyiruko kugira ngo gifashe n'abandi b'urubyiruko umunsi kwa mukozi, ariko musubize mu magambo make. Izo ni intambara bahora. Umuhungu yakundanye n'umukobwa amujyana iwabo, vice versa, kuko ntabwo ari abakobwa gusa n'abahungu bibaho. Umuhungu yakunze umukobwa yamujyana iwabo, baravuga ati uriya mukobwa waba nawe. Ibihembo rwose aricamo bwa nyuma kamutuzanira hano. Umukobwa ashobora kujyana umuhungu nawe bikamera bityo. Reka bitandukanye n'uwo uwa karande, kuko uwa karande we yavuze ngo kandi agasanga koko zihari. Yavuze kubwira abantu haleluya, nubona umuntu ufite za karande nanjye mugira inama wabanza ugashyiraho feri, kuko urumva ngo ufite za karande ntabwo ababyeyi bamwanze. Ababyeyi ntibamwanze, kuko bakubwira ati uriya muhungu cyangwa uriya mukobwa uzanye iwabo hari izi karande, ni abantu bagira utu tugeso, ni abantu bameze gutya, kandi koko nawe yabyiyandikira nawe ukabona zifite, unaguyemo no kuvuga ngo ni karande. Iteka ryose ujya gushaka niba uzura n'umuntu cyangwa n'umukobwa ukabona afite ibintu bitagenda neza, ujye ushyiraho feri bibanze gutungana, kuko abantu benshi batazemerewe kubivuga. Abantu benshi ingo zabo zipfira muri fondasiyo, ukaba ubizi ko uyu muhungu amaze gutera abakobwa batatu, ahubwo atari kumenya ati no atereka yewe ati nta kamezo uba afite ati, kandi ni n'abakobwa batari seriyeuse. Ibyo mvuze ni histoire y'abantu. Umuhungu amaze gutera abakobwa batari seriyeuse eshatu, urimo uratekereza ko ugiye gutangira kuko ufite abana batatu badakuje ba nyina, ukazambwira ngo umuhungu rwaranze. Njyewe nakubwira ngo banza ushyireho feri. Undi yari afite fiyanse, yaravuga ati yewe ati niyo ntekereje ko tugiye kwimanya n'amatariki bari bafite urumeza, biravuga ngo ke ushyizeho feri urumeza rubanze rushira, hanyuma ibindi byapfiriye neza. Rero abo ngabo niba ababyeyi bamwanze bizaterwa n'imbaraga uzaba ufite. Kategori ya mbere bashobora kumwanga bamwangiye gusa. N'ubu umunyembaraga abahungu n'abakobwa twaherekeje bakarongorwa n'abo bakunda bashatse surrogate family, mbese umuryango usimbuye w'abakobwa ati yewe uyu narasenze, uyu ni fiyanse wanjye, Imana yarabyemeye ko umwana umuhoye ibi ngibi, iyi si impamvu ibuza gushaka, cyane cyane iyo bimeze ku bintu by'amoko. Abonzi benshi muri izo kategori byabaga bishingiye ku bintu by'amoko. Abarokore babiri ubwoko bujemo, akaba adamanda akavuga ati yewe ndamusanga nimushaka muzajya kudusura. Izugira ngo bamwe bazibikira mu izungirizo, kandi amaherezo birangira. Abandi izo ni umuhungu w'umukene udafite n'iki n'iki, ababyeyi bakavuga ati yewe rwose twebwe uriya muhungu udafite n'inzara zo kwishima, ahubwo akaba ati yewe ndamuzi, afite gahunda, afite umurongo, tuzabana. Ariko iyo ababyeyi bawe babyanze, nawe ugomba kumvira ababyeyi bawe n'ukubigira, ubwo uratandukana. Reka nongera ngo iki ngiki kuko azakizana mu giterane cy'urubyiruko ni n'ibibazo birimo cyane, niba twaza twiga ibintu by'inyigisho z'urubyiruko ni ibibazo bikora. Kugira ngo turimo turagana ku musozo. Ibibazo turimo turagana ku musozo, iki nacyo kijya gusa nacyo ngo hari igihe umuntu ashakana n'undi ari accident. Urugero nk'iyo watewe inda, igihe uri nk'imfubyi wabuze aho kuba, ukajya kubana n'umuntu bisa nk'ubuhungiro ariko utamukunda, ukagerageza kwishakamo urukundo ukarubura, aho wakora iki? Ntacyo. Rwose reka twumvikane, reka tubwire oya, reka tubwire aho twumvikane.
reka tubwire urubyiruko kuko icyo ni ikibazo kiri mu rubyiruko cyabarwa n'abakobwa bato. Number one, n'ubu uri imfubyi ntuzashake refuge mu rugo. Icyo ni cyo kintu cya mbere ugomba kumva. Ni nk'inama yavuga ngo nabuze aho ntaha reka njye gutaha ku isenga y'ikigo. We uri umukobwa w'imfubyi, izo mpuhwe z'uwo muhungu ugiye kuwucurukira yaguteye inda fayini. Ntabwo yaguteye inda kuko ukunda, yaguteye inda gusa kuko wewe wagiye. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Niyo utaba uri n'imfubyi barambibwira urubyiruko iyo rwinshi. Abakobwa bakavuga ko pastor atabaho basigaye babeshya murabareke babeshye. Ngiye kubaha umuti uvura indwara zose. Azakubeshya ibindi byose uzirinde kimwe cyonyine. Uzirinde kuryamana ibindi muri cyo komeza abeshya. Ntacyo bizamutwara. Azabeshya abeshya uzamutandukana nawe nta ngaruka bizamugiraho. Ariko umuntu arakubeshye uraryama. Muryamanye mu bibazo. Aho rero umuntu wese urumva rero niyo mwamaze kuryamana akagutera inama. Gusa urugero kugira inama ye. Njye inama nakugira niba mutarabana kuko iyo mwamaze kubana aho biragoye. Niba mwarabanye ufite ingorane nyine uzihangana bikuyobe bizavayo. Ariko uwo watewe inda birashoboka ko waba ukiri aho kirimo hagati wibaza se ngiye kugenda. Kubana ni ikintu cy'ubuzima bwose. Utekereze kuba rero mu kanwa k'intare imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Byarutwa n'uko wabaho nabi n'umwana wawe utongeyemo batanu kandi ufite n'ibibazo. Akenshi umuntu aba yumva agiye kubona uko akira ariko kandi akagenda abibona ko bitameze neza. Pastor Hortense yabivuze ngo tubanze turebe mu mizi bimeze bite. Niba ubona imizi itameze neza wishore uzemere ubeho n'umwana wawe. Imana izagutungana nawe nuyigarukira, ariko nugenda ukajya mu kanwa k'intare izakuryaje n'abawe kandi n'ibindi. Kuko hari amazi byabayeho arangiza ku muhanda ateka kugira ngo atunge babana. Gusa ibyo ni byo byiza. Numva rero ari ikintu gikomeye tubyigeho, ariko bitubereye byiza ko turi kumwe n'abakobwa mu bitekerezo umuntu ahinda imishyitsi bibatera ubwoba. Icyo nababwira. kugira akabwira ababyeyi bagenzi banjye b'abanyarwandakazi. Igihe ugize ibyago umwana w'umukobwa bakamutera inda, wimutsindagira ku muntu wamuteye inda kandi uwo muntu atari husband material wawe nk'uko bavuga. Ni umuntu w'ikirara, bagize ibyago aratwita, ariko ababyeyi tubigiramo uruhare kugira ngo tudaseba mu izina ry'iki ugafata umwana ukamutsindagira umuntu ubibona neza ko nta kizavaho. Reka tubireke, tubabare, turirane nabo, abyare umwana tumurere akure, igihe kizagera azagira urugo. Ibyo bintu ababyeyi tubigiramo uruhare. Ikindi n'abakobwa beza wikwitsindira igihe cyo gukundwa n'abahungu cyangwa cya fiyansaye n'igihe umuhungu yagumye gushyiramo imbaraga. Abakobwa kubera presha y'imyaka wikwitsindagira ku bantu ugasanga umuntu wamuhetse kuri fiyansaye, reka mubwire ko tugiye no mu rugo uzakomeza kumuheka. Ubwo mugabo baheka rero amarira y'umukobwa yaba meza kuruta amarira yo mu mugore. Sibyo bakobwa, nimwemere abantu b'Imana biteguye kubakunda, kandi umuntu wamuhaye amafaranga wamukwereye impano wayimutije mubeshya iwanyu waza kubivuga, reka ibyo bintu ntabwo bizigira biba bizima. Ako kantu utasavuze, hari umugore utwara muri kanseri baravuga pastor ati ndambiwe gutunga abahungu batatu, ati babiri ndabyaye n'uwa gatatu wandowe. Iyo urumva niba ugiye kumureba ukamushakira n'impano ugakorokore ukamuhereza ugiye no kumuzamuye. Reka twikomereze. Hari ikibazo kimwe ngira ngo tubanze tujye online gato. Hari abantu bari online bisa nkaho twari twirengagije barimo baradusaba nabo tubagereho. Uyu muntu yabajije ngo jyewe mumfashe nabanye n'umugabo akijijwe, nyuma bivamo yewe ikitarabona n'icyo atarakora, ariko ikibabaje nagerageje kurinda abana kumenya ayo makosa, ariko biranga barayamenya kuko Uwiteka ataha mu gitondo akagenda nimugoroba. Niyo yaje yahinduye icyumba abana barabimenyereye. Ubwo nakora iki ko abana banjye basigaye bambwira ngo umuntu bameze nka papa, umugabo umeze nka papa ntibabana, ni abakobwa. Ubwo nakora iki ko maze gucunga umusatsi kubera gutekereza biri seriye, umusatsi washizeho pe si amakabya nkuru
gusa ndacyarurimo kandi imyaka ibaye 15, gusa uko bwije uko bukeye birushaho kuba bibi cyane, nakora iki? ibyo bazaza avuga wakeneye kanseri irenze iyo mu giterane. Icya kabiri, abana burya cyakora icyo wenda bikaba aricyo gisubizo, abana bo mu ngo zimeze zityo. Niba umugore ari we muzima kuko hari igihe umugore aba utari muzima, kuko nabyo bibaho. Niba madamu uri muzima ukaba ufite abana, biyegereze kandi ntuzabatere umushari w'umugore wahemukiwe, kuko ikosa rya mbere abagore bahemukiwe bagira ni ugufatanya n'abana babo cyane cyane b'abakobwa bakabumvisha ko abagabo ari babi. Ahubwo nibabera icyitegererezo, ujye ubabwira ngo umugabo umeze gutya umeze gutya umeze gutya, ujye umwitondera cyane, ariko wibatera abagabo bose ari babi, kuko abagabo bose ntabwo ari babi. Simbivugira ngo ndi umugabo, ariko nanjye si umugabo mubi. Bafashe kugira ngo umushari bavanye ku mubyeyi wabo, ibyo bavuga byo bifite ishingiro. Hari umwana wambere ati yewe cyonyine no kwitwa umukobwa wawe birambabaza. Rero bafashe akiri ibikomere by'uko papa wabo ameze gutyo, bakora ubwabo ubuzima budashingiye kuri uwo mubyeyi wahemukiye, kuko yahemukiye ntabwo si we wahemukiye, ubwo si we yahemukiye. Ubigishe ahubwo kuzaba kenshi mu gutoranya abagabo, ushake umugabo mwiza. Murakoze. Ikindi ariko umubyeyi azashaka ubufasha kuko ntabwo inama zo mu giterane zishobora kugira ngo arimo aradukurikira online, ubwo ibyo byose aho harimo igisubizo, cyane cyane gushaka abakozi b'Imana. Ikindi kibazo aravuga ngo hari igihe uyu n'undi muntu wabajije hano mu iteraniro, hari igihe Imana iduha amahirwe yo guhitamo, twarangiza tugahitamo kimwe muri ayo mahitamo menshi, yewe ukanabisengera kugira ngo Imana igufashe guhitamo, ariko nyuma bikarangira ibyo wahisemo bigutengushye, bikagenda ugasanga n'aya mahitamo yane ntagihari, ugatangira kwicuza. Ese aho hantu uhava gute? Ese Imana ishobora kongera kuguha andi mahirwe ndetse aruta menshi watakaje niyo waba warabigizemo uruhare? Ese kuki ubundi biba ku muntu kandi byaratangiye abona ari igisubizo kivuye ku Mana? Urugero, guhitamo boyfriend, igisubizo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri yanditse ibibazo bitatu, ariko byose birenda gusa. Igihe cyo gutegereza igisubizo cy'Imana kiragora pe, waiting. Umuntu yabigenza gute gukomeza akagira umutima ukomeye utarimo amarira no gucogora, kuko hari igihe usenga akaba ari uko bikunanira kandi udashaka kwirwanirira. Ese umuntu amenya gute ko wasabye Imana imbabazi ukababarirwa kuko umutima ukomeza gucira urubanza? N'umuntu cyo cyasubije. Reka tureke Hortense na Bernard babisubize, kuko njyewe nategereje nk'umuhungu ntabwo nategereje nk'umukobwa. Ariko mbona abana bo mu bari batoya bashobora kuba badafitemo na experience. kugira ngo twembi twari mu kazi twagiye kare, ariko numva icyo umuntu yababwira, tumaze iminsi twiga inyigisho zikomeye kugira ngo n'uyu munsi Pastor Hortense yazisubiyemo. Kuba umusirikare ntabwo ari ibintu byoroshye, bisaba imyitozo ikomeye. Ahubwo ikibazo dufite, abantu turimo tuganira nabo bamwe ni abatarakizwa, batazi Yesu neza nk'uko bahoze bamutubwira. Ni Pastor watubwiye, yatubwiye ko hari abantu bavuga Yesu nka Rwabugiri. Hari ababanye na Yesu batyo, hari ababanye na Yesu arenga ahinduka, hari n'abagendana nawe hafi. Wowe waba uri hehe? Kuko kugira ngo ubone igisubizo cyawe ni ukumenya aho uhagaze. Iyo uhagararanye na Yesu aragukomeza, aguha amagambo agukomeza, kandi niba kuba ari igihe cye azafungura amarembo, ngere ko nizere, kandi aguha n'amahoro mu mutima, akaguha gutegereza ufite amahoro. Ntabwo nategereje igihe kinini, ntabwo namenya intambara irimo, ariko numva zihari kuko nganira n'abategereje bahura n'intambara nyinshi, ariko Yesu dushoboza kandi atubwira wabishe n'abandi tubisange ibyo tumaze iminsi twiga. Rero ntabwo nakubwira ngo uzihangana gute kugeza ryari, ko hari n'igihe uzihangana nka Sara. Sara yagejeje imyaka 90, nta
ntabwo byari byoroshye ariko Imana yaratabaye mu gihe cye. Hari abo twabonye batabawe bageze imyaka myinshi, hari n'abandi batatabawe Imana irababwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije nka ba Pawulo, ugasanga abayeho kandi aranezerewe. Turabafite natwe hano bari abakozi b'Imana kandi babyakiriye barinda basaza kandi bafite ubuntu bw'Imana. Ntabwo nzi icyo umuntu yabwira abo bantu bo gutegereza, ariko nababwira ngo biraterwa nawe uhagararanye na Yesu kuko Yesu niwe uzagushoboza. Sinzi icyo utanse yakongera. icyo nongeramo ni uko ikigeragezo gihinguka inyuma abantu bakakimenya kiravuna. Urugero nk'uko utarashaka umuryango ubizi ndetse abatanze rimwe na rimwe bagacika bakabikubwira atari ko kuko uzashaka ryari kandi atari wowe n'umugabo n'ababyeyi rimwe na rimwe bakabikubwira. Rero ikigeragezo gihinguka inyuma iteka kiravuna, ariko cyavuna cyagiye. Kuko birivuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Hari abakobwa bihangana, ese wakwemera nawe ukaba muri abo ngabo, ariko mwibuke ko imbaraga zitwihanganisha tuzikura mu bihe tugirana na Yesu. Ubwo ufite icyo kibazo kandi kivunnye umutima, gira umwanya na Yesu uhagije kugira ngo ugire imbaraga zo gukomeza kwihangana. Nta wundi munsi iyo tugira ahantu dukanda ibibazo bigakemuka, twese tuba twarabakanze. Ubu tuba dufite ibintu twikoreye twese, mbese abantu bose barabifite, ariko nta hantu habaho ho gukanda ngo bihite bikemuka. Ariko nanone niba warakijwe nk'uko mama Penina yavugaga, ubatana na Yesu, uvuga uti yagukiza atagukiza nzagumana nawe. Kandi abantu bajya bananirwa igihe cyo gutabarwa cyenda bakuzi. Ku bigendanye n'amahitamo, Imana mu mbabazi zayo ni Imana y'amahitamo ya kenshi, nako y'amahirwe ya kenshi. Hari igihe mu buzima twica ibintu kandi umuntu wese ujya gukizwa akuze afite ibintu byinshi n'amahitamo menshi, ukoze nabi ukagenda n'ibyicuzo byinshi. Ariko noneho hagarikira aho ngaho uyu munsi ujye usaba Yesu akakuyobora mu mpano ikomeye Imana yaduhaye. Rimwe na rimwe abarokore gushyira hasi ni ubwenge n'ijijima. Ibintu byose nabonye iyo bigize mu bufiyanse no gushaka abahungu, ubwenge burabubika ukabubika ugategereza ijwi rivuye mu ijuru, ugategereza abantu. Mu mpano ikomeye Imana yaduhaye ni ubwenge tubasha gushyira ibintu ku munzani tuvuga ngo iki kirakwiriye iki ntigikwiriye. Rero ubwo Yesu yageze mu buzima bwawe, gabanya noneho amahitamo mabi. Hanyuma ibyamaze gupfa bimuzanire nawe afite imbaraga zo kugira ibyo ahindura. Nanjye ndakuvuga ngo yitwa umucunguzi. Iyo wamufashe nk'umucunguzi wawe ukibuka yuko hari ibyo azura, ushobora kumwizerwa ngo umwami Imana njye nahisemo nabi, ariko nzurira ibi bintu n'Imana izura ibyapfuye kandi irabishobora. Murakoze. Hano sigaranye ibibazo bitatu ndagira ngo bibahe bigabane. Kimwe kiri addressed kuri Pastor Antoine, ibindi bibiri uko mu bigabane. Icya mbere kiravuga ngo Pastor Antoine, hari akavideo kamaze iminsi kanyura kuri WhatsApp. Umukazana na nyirabukwe bombi bashaka kwicara imbere n'umuhungu cyangwa umugabo. Ese n'umukristo kandi n'umuntu usanzwe ni iki cyari gukorwa kandi nanjye muri bose? nanjye narakabona ko ubundi hari ibibazo Imana yakemuye, sinzi impamvu tubitinda. Itangiriro Imana yaravuze ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore wa kabiri. Rero ujya mukecuru muri iyo video habuzemo leadership y'umugabo. Twigeze no kukaganiraho n'abantu bari ndavuga ngo umugabo uyu nguyu azasenya umugore. Leadership ya mbere agomba kukwexerisa iyo kuri rwanda rwanda turabizishe. Reka mukecuru yicara mu kintu twara byarangiza bagera mu akajyana mukecuru ariko formula kigeyo nawe akamubwira ati rero mama jewe ndi umugabo washatse amunorunga ibintu by'urugo, kuko iyo utadefanze iyo utarengera umugore wawe by the way hariya akantu kari ikintu kagaragaza kandi kigaragara mu nzi ngo muri uyu mujyi n'ahandi zasenywe na ziriya zasenywe zirimo no kuba mbi kubera sentaziri. Rero icyo ngicyo leadership y'umugabo niyo agomba gukemura kiriya kibazo kuri kariya kagari. Ubundi umugabo priority ni iy'umugore, burya ibyo umugore yakubwira icyo akora ashobora kumukara umugabo ati wihutira umwanya uri kumubanye, hanyuma wagera mu mugabo ati rero uriya muntu niko ameze ubimenye. Nubona yazuye umugara ujye uca bugufi umwubahe nka mama, ariko ubizi ko ngewe ubundi ku bwanjye ni ku ruhande rwawe mugatwara ibyo rikora mbere mukamutwara nk'umumama ugoranye.
wabona atangiye kurengera ugahagarara hagati ukavuga rero mama hano ni iwanyu kandi umugore n'umugore wawe ugashyiramo objective yawe ubundi abahungu batinya kujya fanda abagore bawe kuri banyu bari kumwe n'ikimana gitegereje umugabo ni defense y'urugo. murakoze ngira ngo uwo muntu arasubijwe ibibazo bisigaye ndabisigira biratandukanye topics zitandukanye. Ya mbere iravuga ngo ijambo riravuga ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Irindi riti abashaka umwete bazambona. Bivuze ko bisaba imbaraga zanjye kandi akenshi tuvuga ko imbaraga zacu ari ubusa. Muri aya magambo abiri musobanurire. Ya mbere ko ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Irindi riti abashaka umwete bazambona. Bivuze ko bisaba imbaraga zanjye kandi akenshi imbaraga zacu ni ubusa. Ariko bikaba binanayisize nubwo iyo umuntu avuze ngo ushobozwa byose na Kristo imbaraga kandi akavuga ngo umuntu nashaka azambona ahubwo biruzuzanya ntabwo bivuguzanya biruzuzanya. Imana irakubwira ngo nushaka uzambona n'ubu uri mu kibazo runaka nushaka uzambona n'uri no mu mahoro n'ibintu n'ushaka uzambona ariko uzashobozwa byose na Kristo imbaraga ntabwo bivuze. So icyo akora ikibazo yabaye kiri cyiza ushaka ko tunarangirizeho. Abantu benshi bazi ko gushaka Imana ari ibintu byigwa. No, harimo responsibility yacu no mu gakiza kacu harimo responsibility yacu kuko niyo ufata icyemezo cyo kuva mu byaha nigiye gufata icyemezo cyo gushaka Imana ni nanjye bitera intambwe mu bintu by'Imana yavuze. Ntabwo rero ndakamashini Imana isubira oya mfite n'ubushake bwanjye mfite no kuvuga ntabwo kuyumva. So dufite buriya mu bintu by'agakiza mu bintu byo gukorana n'Imana ahubwo habamo uruhare rwacu runini. Reka mvugire no kuri izo mbaraga. Imana iguha imbaraga zingana n'izo wasabye. Sicyo giterane twari turimo kwiga muri iyi minsi. Amavuta yawe azaza angana n'ayo wasabye. Nutagira ayo usaba ntayo uzabona. Nusaba makeya ntayo uzabona. Nusaba amavuta yo mu rugo uzabona ayo mu rugo. Nusaba amavuta yo mu rugo nayo ukorera Imana ukamuriza ubutumwa uzabona amavuta angana n'ayo wasabye. Kandi Imana igomba kugira wabakunze. Nizere ko asubijwe icya nyuma. Ikindi nabwo harabura ikintu kimwe leta ntangamikoro. Rero mu binyigisho tumaze iminsi twiga ni nziza cyane. Zitwibutsa guhora twiyeza kugira ngo amatabaza yacu ahore yaka kuri bene data ndetse no hanze y'urusengero. Ariko usanga hari bene data mu rusengero bakora umurimo umwe batumvikana ndetse bakangana. Ni ibiki mwatubwira kuri iki kibazo ku bantu bazi ko bari mu rugendo rugana mu ijuru? Amen. Duhagurutse. Haracyabura ikindi kintu. Ntacyo. Icyo Kugira ngo mutagira temptation yo kongera ku kintu. ni kiroroshye cyane. Cyanditse mu Cyongereza bavuga ngo if you are Christian, is it okay to attend any church? They all preach the word of God. They all Christians churches. Is it okay to attend? Harimo ikibazo harimo kate nawe. Oya nakumvise. Is it okay to attend any church? Yewe ndavuga ngo aho uzajya ugasanga bavuga Yesu neza bigisha ijambo ry'Imana uko bikwiriye batariboretse ujye ujyayo rwose igihe nta kibazo ugiramo. Hari amacaca amwe n'amwe muri uno mujyi arahari akubwira ngo n'uwo tuzumva yaragiye kuvuga ubutumwa ahandi tuzamuhagarika. Gusa ubundi bwo ntibujya kuzana amadayimoni ngo yo muba mwagiye. So umuntu umupasitori uvuga gutyo ubwo Yesu bazagamvikana. Sibyo? Icyo nzi ni kimwe ntabwo muzabyumva hano. Ibyo ngibyo izo ni inyigisho z'abantu b'intege nke bashaka kurinda abakristo ngo wigize ngo abakristo ngo bakajya hano bashobora kugumayo. Yewe uzashaka kujya ahandi akagumayo azaza muhire rwose amubwira ati nagiye ahandi nzamuhesha umugisha nta nubwo tuzamupfa. Hari n'abo tujya dusanga ibyo nsanga baragiye